Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru dufite amagambo meza turimo tuganiraho, dusanga mu gitabo cy'Abafilipi cyangwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice byaho ni 3, hanyuma tugasoma umurongo waho wa 14. Haravuga ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Yego, turi kuvuga kuri aya magambo avuga kumarana cyangwa se kugira intego mu byo ukora byose, ugahirimbana ariko ufite intego yo kugira ngo uzahabwe ingororano. Niwo mugambi Pawulo yari afite, abihugurira Abafilipi, arababwira ngo jyewe ndamarana kugira ngo ngere aho dutanguranwa. Uyu Pawulo wabanje kuba umutukanyi, akabanza kuba umunyarugomo n'izindi nkuru zose nk'uko yitangiye ubuhamya, ariko akavuga ngo kuko nabikoze mu butamenya Imana yarambabariye. Yageze aho amaze guhura na Kristo, amaze kumwizera, amaze kumwakira nk'umwami n'umukiza no kwemera kumukorera, Yesu yuzura muri Pawulo. Pawulo aba ari we wenyine agira uwa mbere, amugira intego, amugira ibanze, amugira uw'imbere mu bugingo bwe. Iyo uhereye ku murongo wa 7 aho ngaho twasomye, yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye byose ngo nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Aravuga ngo ndetse n'ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo ari bwo kumenya Kristo Yesu. Aravuga ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ngo ndetse mbitekereza ko ari amase, ngo kugira ngo ndonke Kristo. Intego ye yari ukumarana, intego ye yari ugusiganwa kugeza ubwo ibyo atunze byose ngo abibona nk'amase, ugeze ubwo ibyo yajyaga ashyira imbere ngo abibona nk'amase. Aravuga ngo intego mfite ni imwe gusa, ni ukugira ngo nzahabwe ingororano. Ibyo nahomba byose ntacyo bitwaye, nungutse ikiruta ibindi kuba byiza, nungutse Kristo, kandi Kristo ambereye byose, ibindi ntacyo bimbwiye. Ageze ku murongo wa 12 wahandi twasomye, yaravuze ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ngo ahubwo ndakurikira ngo kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Haleluya. Ageze kuri 13 aravuga ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Harya twasomye tuhasubiremo, aravuga ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo kugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Imana ishimwe. Amaze kwakira Yesu, ibindi byose yabibonye nka zero. Bene data, iyo dufite Kristo, iyo twamaze kugera Kristo,
atubera byose, hanyuma iby'isi tukabibona nk'ibibambye. Ni nako yajyaga avuga, aravuga ngo nta kindi ngira turetse umusaraba wa Kristo. Ndavuga Pawulo, ngo uwo musaraba wateye ko watumye iby'isi byose bimbera nk'ibibambye, ngo kandi nanjye byandeba, byanyitegereza iby'isi, ibyo nabagamo, ibyari inyungu yanjye, ngo bikabona ko mbambye. Mbese nta relation nkifitanye nabyo, nta sano iri hagati yanjye n'iby'isi. Kubwo kuronka Kristo nahombye ibyanjye. Ndamarana rero kugira ngo munezeze, ndamarana kugira ngo ndebe ko nabona ingororano, ndamarana kugira ngo ndebe ko nagera aho nsiganirwa kugera. Kundwa bene data, turi mu rugendo, ariko urugendo ruzagera igihe rukagira iherezo, tugeze aho urugendo rugarukira. Nitugera iwacu mu ijuru, mu byicaro byiza Yesu yateguye tuzabamo, bakundwa bene data, nibwo iherezo ry'urugendo rizaba rirangiye. Naho ubundi duhora mu rugendo, duhora dukorera Imana. Nta uzakubwira ngo narabirangije nagezeyo, oya, azaba kubeshya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze, aravuga ngo icyo maranira, ngo ntabwo nibwira ko namaze kugifata. Kandi muzi ko yakoreraga Imana cyane, ariko aravuga ngo sinibwira ko maze kugifata, ngo cyangwa kugishyikira cyangwa kugihabwa. Aravuga ngo ariko urugendo ndarukomeje, icyo nzi ni kimwe, ibiri inyuma ndabyibagirwa, ngakomeza ngana imbere, ndarwana ngana imbere. Bene data, turwane tujya imbere. Aravuga ngo namenye kimwe, ibiri inyuma ndabisiga, nkiruka ngana imbere, ngo ahari ndebe ko nafata icyo Kristo yamfatiye, ngo ahari ndebe ko Kristo namunezeza, kuko akwiye kunezezwa nkurikije ibyo yankoreye byose, nkurikije ibyo yankuyemo, aho yamvanye, nzahora mushima. Aravuga ngo ndamarana, ntabwo ndabishyikira, ariko ndacyari mu nzira, ndacyasiganwa, ndasiga ibiri inyuma, ndabyibagirwa, ngakomeza ngahatana nubwo bigoye, ndasiga nkibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere, nibyo nkurikiye, nkamarana ngo ndebe ko nafata icyo Kristo yamfatiye, nkamarana ngo ndebe ko nagera aho dutanguranwa mu byicaro byiza Kristo yateguye. Imana idufashe bakundwa bene data. Mu nkundire dusoma yandi magambo Pawulo yandikiye Abakorinto, ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice byaho ni 9. Dusome duhereye ku murongo wa 24, turageza hepfo gatoya. Haranditswe ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abari ko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa, bakundwa bene data banyumva, yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Bakundwa bene data, urugendo turimo rujya mu ijuru ni amasiganwa, ni ukurushanwa. Pawulo niko yajyaga arubona nawe. None harongera abwira aba Bakorinto, arababwira ngo mu birori, mu masiganwa, mu marushanwa yandi mujya mubona, yo mwitegereje abakora amarushanwa, abatlete, abasimbuka, abirukanka, abatera, bose baba ari benshi. Ariko yavuze ngo abirukanka bakaba ari benshi, ariko bagasiganwa ari benshi, ariko hakagororerwa umwe. Ubwo ni uwuhe, bakundwa bene data? Ni uwabaye uwa mbere. Mfite umutwara Imana yampaye, ajya avuga ngo ndabizi ko abantu bazajya mu ijuru, Imana yarabateguye, sinzi umubare. Aravuga ngo ariko bibaye ngombwa ko hajya y'umwe, ngo nzamarana ngo uwumwe azabe ari jyewe. Bakundwa bene data, ndagira ngo iri jambo turyiteho. Mu birori biruka ari benshi, ariko hagororerwa umwe wabaye uwa mbere. Atugira inama raka atubwira ngo natwe abari ko twiruka kugira ngo tugororerwe. Imana idufashe. Abisi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ibikombe byo mu isi kandi byangirika, bijya bijugunywa muri pubere, bajya bapfa bagasiga. Ariko twebwe
tugiriwe inama n'ijambo ry'Imana ngo dukorere gutyo, dusiganirwe ikamba ritangirika, dusiganirwe kugera aho Kristo yaduteguriye mu byicaro byo mu ijuru. Nagiraga ngo mbabwire ko hasiganwa ari benshi hakagororerwa umwe. Ubyiteho nshuti mukundwa. Icya kabiri, iyo umuntu asiganwa yirinda muri byose, ntabwo yirinda muri bike, yirinda muri byose. Umuntu uri gusiganwa kugira ngo ahabwe ingororano yirinda mu byarya, akirinda mu byanywa, akirinda mu byo yambara, akirinda mu byo avuga, yirinda muri byose, ntakora uko yishakiye. Tugengwa na Kristo twakiriye. Bakundwa bene data, uri muri twebwe, nitube turiho ku bwacu, ahubwo tukaba turiho ku bw'uwo. Imana ibahe umugisha. Munkundire turangirize ku magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Umva uko havuga, abariho dusoreza. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho 2, dusoma umurongo wa 5. Haravuga ngo, kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Bakundwa bene data, dukomeze turushanwe, tumaranire kugira ngo dusingire icyo Kristo yadufatiye, tumaranire kugira ngo turebe ko twabona ingororano. Ariko bimenye uru rugendo turimo rurimo amategeko rugenderaho. Ayo mategeko agenga uru rugendo rujya mu ijuru uzayasanga aha muri Bibiliya, muri iri jambo ry'Imana. Ntuzamenya amategeko agenga uru rugendo udasoma ijambo ry'Imana. Imana igushoboze kurisoma, umenye yuko rero iyo umuntu ari kurushanwa agomba gukurikiza amategeko. Ntabwo agenda mu bikino, arushanwa nk'uko bitegetswe. Urushanijwe mu bikino ntahabwa ikamba keretse uwarushanijwe nk'uko bitegetse. Imana nibaho umugisha, turushanwe nk'uko bitegetswe, dusiganwe duhirimbanira kugira ngo abari twebwe tuba ba mbere, kandi dusiganwe twirinda muri byose dukurikiza amategeko Imana yandikishije mu ijambo ryayo. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.